umva ukuri ujye wisengera wiyuzuze n'Imana ukiriho amasengesho basabira uwapfuye ntacyo ajya amumarira. Ibi byanditswe mu gitabo cy'imigani 11 mu murongo wa 7. Iyo umunyabyaha apfuye kwiringira kwe kuba gushize. None abantu benshi ntabwo bababajwe no kwisabira, ahubwo bababajwe nuko uwe upfuye abuza abamusabira. N'abandi bagira mu madini ngo azabone abamusengera yapfuye, kugeza ubwo hari n'abapasitoro bakodesherezwa kuzajya basabira bapfuye ngo ahambwe gikristo. Ariko umva ukuri ntabwo amasengesho basabira uwapfuye agira icyo ahindura ku igeno ry'ubuzima bwe. Mu gitabo cya Yobu ibice 14 hatubwira ko umuntu napfa ibye bizaba birangiye. Ni mu gice cya 14 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Uwapfuye ibye biba bishize. Igitabo cy'umubwiriza nacyo kikatubwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, ngo urukundo rwabo urwango rwabo byose biba bigendanye nabo, ngo nta mugabane baba bagifite kubikorerwa mu isi y'ijuru. Ubwo ni ubuhamya bw'ukuri kwa Bibiliya. Ntukishuke mu mutima cyangwa ngo hagire undi kwiringiza bitari byo. Amasengesho basabira uwapfuye ntacyo ahindura ku hazaza cyangwa kukuntu azamera byiteka. Ibyanditswe ratubwira ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Ubwo mu miterere muri natire y'ibyaremwe nuko bimeze. Iyi giti gitemwe cyongera kigashibuka, ku muntu we suko bimeze. Ariko umuntu we arapfa kagenderanira ko nukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo akaba ari he? Uwapfuye ntiwamusengera ngo yezwe, nawe ntiyagusengera. Apfuye kwanga ntiyagira icyo gutwara, apfuye gukunda ntiyagira icyo kumarira. Nuko umuntu arapfa kagenderanira ko kugeza ryari rero? Abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bakishwa bugufi ntamenya agakuru kabo. Uwo yagusabira ngo Mariya mutagatifu, Petero mutagatifu, Laurenti mutagatifu, uwo yagusabira. Abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bakishwa bugufi ntamenya agakuru kabo. Uwo ntacyo ntiyagusabira, kandi nawe umusabiye ntacyo byahindura, kuko muri ubu buzima niho Imana yageniye umuntu agomba kuyuzura n'Imana. Umva ukuri ujye wisabira, kuko ayo bazagusabira wapfuye ntacyo azakumarira. Ibyanditswe ratubwira ngo kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu agarutse ijuru riyakuweho nk'uko bakuraho umuzingo w'igitabo, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ubwo nibwo abapfuye bazazuka, ariko kuzuka kwabo ni kuzagira icyo guhindura, ahubwo uko bazamera bazutse kuzagenwa nuko bahindutse mbere yuko bapfa. Niho mpamvu byanditswe ngo bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukirwaho iteka, batabwe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umva ukuri ujye wisengera, wiyuzuze n'Imana. Ayo basengera uwapfuye ntacyo ajya bamarira. Icya kabiri, n'uwapfuye ntacyo yagutwara, nta n'ikindi yakumarira nubwo yabagukunda.